nimufata imana rero ingana n'imirimo mukabura imana y'agakiza, ntimuzasobanurira umuntu ubarusha imirimo ngo mumubwire imana. Ufata imana ingana na diplome, mwarimu wawe wakwigishije arabizi ko utayikuye mu masengesho, warize ukora examen. Hari imana y'agakiza, haleluya, hari imana y'agakiza. Dukwiriye gutunga imana y'agakiza. Uburyo no mu kibazo no mu bigeragezo ugeragezwa ukavuga ngo ndapfuye ariko mfite imana. Umuntu wizera ahinduka amahoro no mu rugo rumugerageza, uhinduka amahoro muri kampani itaguhemba kandi uyikorera. Kwizera uretse no gufungura inzugi za gereza, uretse no kuguha akazi ngo ukore, uretse no kurema abana ngo tubyare, uretse no kurema mariage ngo dushyingirwe, uretse no kubaka amazu agezweho mu mujyi wa Kigali, kwizera bijya byubaka urufatiro kuri Kristo Yesu. Kwizera birenga imitekerereze dufite, bikaduhindura abantu bari supernatural. Bitugira abantu basanzwe ku buryo Imana ikureba uriye ariko ikakubwira ngo ntushyireho imbaraga, wowe uzenguruke tu. Wowe uzenguruke bucece, tushyireho imbaraga, nta bintu byo gupanika, uzenguruke bucece, ntuvuge, ntimuganire. Ndabizi ko mugira amagambo menshi, nimuvugana muracana intege. Mwese mutembeye tukimia musiseme, amagambo y'abarokore ndayazi, ntuvuge. Kandi nuko Imana yari yavuganye nawe, nuko wateze amatwi y'abandi bantu, wateze amagambo abandi bantu bavuga guyategera amatwi. Ibyo nibyo byaguciye intege, ariko Imana yari yavuze. Imana iravuga, ibwira Abisirayeli ngo ntimuvuga. Abantu b'i Yeriko bakabarebera mu madirishya, bakabona abantu ntawe uvugana n'undi, bari kuzenguruka gusa. Hangeje ahubwo atari ko aba bantu ni ugucanganyukirwa, ni ubusazi. Ariko basare ntibasire Yeriko, nta winjira nta nusohoka, kugeza ubwo umunsi wa nyuma ijambo ryarambwiye ngo Yeriko yararigise. Hari abantu bazi ngo yararidutse irasenyuka. Oya, yararigise imanukiramo hasi. Bibiliya iravuga ngo buri muntu yinjira hateganye naho yarageze mu kugira gute se, mu kuzenguruka. Nawe mbabarira umbwire, ijwi ry'Uwiteka rikubwiye ngo Yeriko yari kuri imbere irarigise, injirira hateganye naho ugeze he mu kwizera? Reka tuganire, ndanashoje. Yeriko iraridutse, ngaho injira. Urinjirira he? Abakirisitu barandetse. Nyine urumva wowe wakwinjira hangana hati, aho kugira ngo abantu baruhuke umuruho, baruhutse umunaniro, umuruho uguma muri bo. Kwizera bidukiza n'imvune zo muri twe, indani muri twe. Uburyo umuntu agukomeretsa agasanga umeze nkaho hari antibare bari kurasaho. Mwebwe ntabwo murabona umuntu wizera ari kugeragezwa noneho agatega agahanga. Uretse teoloji y'abagira ikihakana imirimo y'Imana kuri Yohana, baravuga abagabo bo kwa Domisiyani baramukubise, Yohana baramuhonda n'imihini yanga kunoga, bashyira mu ngunguru y'amavuta, umugabo yanga gushya, kubita igifuniko arahagarara. Bafata umugabo bamutwara ku kirwa Patimo. Ni Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ku munsi w'umwami Imana marayika yansanze ndi mu mwuka. Ubaye mu mwuka gute uri ku kirwa cy'Ipatimo? Wowe uri ku kirwa warangiza ngo uri mu mwuka, nta soni. None fata akabotike kahombye, ufate n'akadiplome katarabona akazi, ubikompare n'ikirwa yarariko. Wowe ubura umwuka, hanyuma ku kirwa hishurirwe Imana imusura ari mu. Ibyo biragucogoje. Bifata ubikompare urebe ku munsi w'umwami Imana marayika yasanze ndi mu mwuka. Kandi marayika waje kureba Yohana tiyamuganirije mu mwuka, yaramukomanza aramubwira ngo garuka mu mubiri tuganireje kukubwira ibyina. Kwizera bituma dusiga isi. Imana ishimwe. Kwizera bituma dusiga isi. Imana ishimwe. Umunsi Kristo yamanukaga,
abigishwa baramubonye akora ibitangaza. Hari abakirisito bagiteye batyo, bemera imana y'imirimo, bemera imana bakarekeraho kwemera imana y'agakiza. Abantu batakaza imana yo gukiranuka bakemera y'imirimo, bagatunga ibitangaza batagira imirimo y'impinduka z'agakiza. Niyo mpamvu abantu bizera imana bingana n'intera bagezeho. Hari umugabo ni Umushinwa. Umuntu w'umugabo yigeze amubaza, aramubwira ngo Yesu uramuzi? Arangije aramubwira ngo mumpaye sampo namukora. Urumva azi ko Yesu ari produit runaka, bari bumuhe sampo akajya kuyitekinika. Noneho undi bimugora kumusobanurira Kristo. Aramubwira ngo ese ujya usenga? Aramubwira ngo gusenga se nukugira gute? Ngo nugusaba Imana. Uyisaba iki se? Ngo ikintu udafite. Umushinwa aramubwira ngo nta kintu ntagira, nta kintu ndafite. Aramubwira ngo amafaranga ndayafite, umugore naramubonye, abana ndabafite. Aramubwira ngo mfite inganda zanjye, ndajya kumusaba iki kindi? Aramubwira ngo iyo ugize ikibazo se ugikemura gute? Ngo ngikemuza amafaranga. Abura uburyo, ananirwa kumusobanurira Yesu kuko atunze Yesu w'imirimo. Nkunda Shadraka, Meshaki na Abedenego bakigera muri Babuloni babahinduriye amazina. Aba bahungu bakibona ibi, Bibiliya iravuga ngo Daniyeli ahera ko agambirira mu mutima kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Umva kwizera guhinduza abantu imbuto kuruta kubahinduza ukuboko na kwaca inara Yesu na toka pepo toka satani. Byatumye Daniyeli bamugira, yabaye upgraded, ubutware baramwapuguretinze, ariko ntiyabica, ntiyica abarozi, ntiyakubita abapfumu. Aravuga ngo nimugumeho, ariko nzajya mfungura amarembo, amadirishya areba i Yerusalemu, kuko izuba ryo gukiranuka kw'Imana yanjye riracyarasa rituruka i Yerusalemu. Aravuga ngo sindwana namwe, Imana yanjye sinyirwanirira, nizeye amaboko yayo, nizeye agakiza no gukiranuka kwayo. Haleluya! Yizera Imana y'agakiza, ntiyaterana ibipfunsi ngo ayirwanirire. Aravuga ngo nzagukorera nkijijwe, imbuto zo muri nge zizahindura abandi. Muzasome Bibiliya, buri mwami wese wajyagaho yaravugaga ngo numvise bakuvuga. Daniyeli we numvise bakuvuga. Buzi gitangaje, Daniyeli yibagiwe gushaka umugore kubera imirimo y'i Babuloni. Abyibuka ashaje akuze, yarabyibagiwe, ariko ntiyigeze yibagirwa gusenga.